ntibisanzwe gukora n'umuntu umunsi ari umukene ejo mwahora ugasanga ni umukire, ariko bitewe n'aho isi igeze birashoboka cyane kuba n'umuntu uyu munsi ari umugore ejo mwahora ugasanga ari umugabo. Murakaze neza kuri bahinduje channel. Umunsi tugiye kurebera hamwe bamwe mu bakinnyi ba filime bahinduje ibitsina byabo, bakaba abagabo bari abagore cyangwa bakaba abagore bari abagabo. Nicole Maines mumuzi nk'umukobwa, yakinnye filime zitandukanye zirimo yitwa Supergirl, aho yakinnye yitwa Dreamer. Muri iyi filime Supergirl uyu mukobwa Nicole Maines akina n'umukobwa ufite imbaraga zidasanzwe bamwita Dreamer. Abenshi muzi ko ari umukobwa kandi muzi ko yahoze ari umukobwa, gusa nagira ngo mbabwire ko yavukiye muri Groversville muri New York. Amazina ababyeyi be bamwise ni White Maines. Yavutse ari umwana w'umuhungu, ntabwo yari umukobwa. Mu mwaka wa 2012 ku myaka y'12 gusa, uwitwaga White Maines yafashe umwanzuro ukomeye wo guhindura igitsina cye ndetse n'ababyeyi baramushyigikira. Izina White yahise arishyira ku ruhande maze yita Nicole. Bitewe no guhinduza igitsina kiri muto, abantu benshi bamuzi ari umukobwa. Kubw'iyo mpamvu muratwihanganira, amafoto y'umukobwa akiri umuhungu ntabwo muza kuyabona bitewe n'uko yahinduje igitsina kiri muto cyane. Gusa ku bandi tugiye kureba muraza kubona amafoto yabo mbere ndetse na nyuma yo kubahinduje igitsina. Elliot Page abenshi muzi nk'umugabo muri filime zinyuranye zirimo yitwa Juno, Umbrella Academy ndetse n'izindi nyinshi. Elliot Page ntabwo yahoze ari umugabo, yavukiye muri Nova Scotia. Amazina ababyeyi bamwise ni Ellen Page. Mu mwaka wa 2020 ubwo Ellen Page yari afite imyaka 33 yafashe umwanzuro wo guhinduza igitsina cye, maze izina Ellen ararireka yita Elliot. MJ Rodriguez muzi muri filime zitandukanye zirimo yitwa Pose. Mumuzi nk'umugore gusa yavutse ari umuhungu. Yavutse ari umuhungu, ababyeyi bamwita Michelle J. Gusa ku myaka ya 23 uwari Michelle J yafashe umwanzuro wo kwibera umugore, n'izina rye ararihinduza. Uwari Michelle J yibera MJ Rodriguez. Hunter Schafer mumuzi nk'umukobwa muri filime zinyuranye zirimo yitwa Euphoria. Yavukiye muri Carolina y'Amajyaruguru, avuka ari umuhungu. Amazina ababyeyi bamwise n'ubundi ni Hunter Schafer. Gusa ku myaka y'17 yaretse kuba umuhungu maze yibera umukobwa. India Moore abenshi muzi muri filime yitwa Pose, aho akina ari umukobwa wifitiye icyizere kandi wihagazeho. Uyu India Moore nubwo mubona ari umukobwa ntabwo yahoze ari umukobwa, ahubwo mu mwaka wa 2011 afite imyaka 16 nubwo yafashe umwanzuro wo guhinduza igitsina cye, arekera kuba umuhungu yibera umukobwa. Lavelina Fox mumuzi nka Sophia muri filime yitwa Orange is the New Black. Yavukiye muri Alabama, ahura n'ivangura akiri muto. Amazina ababyeyi bamwise ni Roderick Lavelina Fox. Gusa mu mwaka w'1990 uyu Roderick Lavelina Fox yafashe umwanzuro ukomeye, ahinduza igitsina cye. Ntiyongere kuba umugabo ukunda ahubwo yibera umugore. Izina Roderick arivana mu mazina ye Angelica Ross. Muzi muri filime nyinshi zirimo yitwa Pose ndetse na American Horror Story. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse ari umuhungu. Amazina ababyeyi bamwise ni Angel Rose. Nubwo yari umuhungu, ku myaka y'19 mu mwaka w'1999 yafashe umwanzuro wo guhinduza igitsina cye.
ibintu byo kuba umuhungu arabireka yibera umukobwa. Sacha Velour yamenyekanye cyane muri filime yitwa RuPaul's Drag Race yo mu mwaka wa 2017. Umuzi nk'umugore, gusa mbere y'umwaka wa 2012 yari umuhungu. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina ababyeyi bamwise ni Alexander H. Gusa nyuma yo kwihinduza umugore yahise ahindura amazina yiyita Sacha Velour. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on the Scene channel ko uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni nk'ibikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.